nibyo ndabaramukije mbifurije kugubwa neza bahaye ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio tugiye kureba bamwe mu makuru agezweho kugeza kuri uyu munsi hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Makuru akomeje kugenda avugwa, ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa ku mirongo imbere ku rugamba by'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ifatwa ry'ibice bigiye bitandukanye, imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru, ubugambanyi buri kuvugwa ndetse bamwe bishimira intsinzi, igihombo kuri bamwe. Ibyo byose rero tukaba tugiye kuba twabigarukaho turebe ko byifashe. Icyo usabwa gusa kugira ngo abenshi mwamaze kubimenya, ko amaze gukanda subscribe, abatarakanda subscribe, ibyo byose mu by'ukuri ni ibyo tugenda tubasaba umunsi ku wundi kugira ngo turusheho kugenda tubana muri amakuru n'ibiganiro. Maginganga cyangwa se saha izi ngizi tujye kureba amakuru agezweho guhera ahagana ku munsi w'ejo. Biro ntaramakuru leta by'Abongereza bivuga ko ari byo byabanje gushyira hanze amakuru abika urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, hanyuma ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byuriraho. Kubw'izo mpamvu hakomeje kuba kwibazwa ukuri kw'aya makuru by'ukuri kugeza izi saha, nubwo bivugwa ndetse ari amakuru ubona ko yasakaye hirya no hino. Abenshi baravuga bati kubwo kuba mu by'ukuri ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ba nyir'ubwite bataremeza urupfu rw'uyu Lieutenant Colonel Wiringoma, ati ntabwo byari bikwiye ko itahemezwa amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Abandi bati ni amakuru yasakaye cyangwa se ni inkuru ibaye ikimenya bose, ati se wowe urinde wo kuba wahakana iby'ayo makuru. Gusa hari itangazo rero mbona ryashyizwe ku karubanda cyangwa se ryashyizwe hanze, nshaka ko tuyigarukaho tukareba bikubiyemo. Ni itangazo n'ubundi naryo ryuririye kuri iyi nkuru cyangwa se rishingiye ku makuru agaruka mu by'ukuri ku biri kubera Rubaya. Gusa mbere gato yuko n'ubundi inkuru imenyekana, ngira ngo twari twanabagejeho amakuru avuga ku biri kuba bidasanzwe, avuga ku biri kuba Rubaya bidasanzwe rwose. Ibintu ntabwo byari byoroshye nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari ikomeje kugenda yumvikana. Ntabwo byari busige ubusa, kugeza kuri ubu ngubu. Ndetse turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo turebe aho bita Kavumu, Bukavu bimeze gute nyuma yuko tuvuye kuri aya makuru. Reka rero twinjiye nta gutinda twimata turatudondosha. Rubaya bati Wazalendo batangaje ko bishe umuvugizi w'umutwe wa 23 ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda uko bigaragara bita Wiringoma mu gitero cya drone. Ni imirwano yatangijwe mu gace ka Rubaya mu karere cyangwa se muri Tetwa Masisi, aho bakora ubushake bazwiho kurengera igihugu FDP Wazalendo bavuga ko basubije inyuma igitero bavuga ko cyagabwe n'ihuriro ry'umutwe wa 23. Mu gusubiza inyuma iki gitero rero bakomeza batangaza ko mu itangazo baje gushyira agaragara ko ku itariki 24 Gashyantare 2026 irucuru rishyizwe umukono na Jules Mulumba. Wazalendo batangaje ko ingabo bahanganye nazo zari zongereye imbaraga n'ibikoresho bya gisirikare irubaya ibizwi nka diplôme militaire, zigamije kubagabaho ibitero bavuga ko bakoresheje uburenganzira bwo kwirwanaho. Wazalendo bati twakoresheje uburenganzira bwo kwirwanaho mu mirwano yabereye cyane cyane hafi yaho bivuga ko ari kwa General Innocent Gahizi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko abayobozi bakuru b'umutwe wa 23 barimo Sultan Makenga bari muri ako gace bafite ibikoresho byinshi bya gisirikare. Wazalendo by'umwihariko batangaje ko bishe Wiringoma uvugizi w'umutwe wa 23 ndetse n'abandi basirikare bakuru bari bashinzwe kurinda abayobozi b'inyeshyamba barimo Bahati Musanga Elasto ndetse na Colonel Olivier Nzenze.
Iryo tangazo rivuga ko Sultan Makenga yaba yarongeye kuri paruwasi gatolika ya Mathieu Mutanda Prito Matanda. VDP Wazalendo RDC bongeye gushimangira ko biyemeje kurinda ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Banasaba abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga gufata ingamba za diplomasi na politike zikwiye, kuko bavuga ko ibi bikorwa bishobora kubangamira gahunda ziri gukorwa zo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Katurebe mu nyandiko nyirizina aba barwanyi bashyize hanze, urumva ko ubwo itangazo rigiye hanze hahise hamenyekana n'andi makuru ku bijyanye n'iyi dosiye. Ubwo Wazalendo bagishyira hanze iyi nyandiko, murumva ko baravuga bati uwo bita Colonel Olivier Nzenze, Bahati Musanga Erasto nabo bari gushyirwa mu majwi y'aba baguye muri iki gitero. Bakavuga ko urugamba rwabari hafi kwa General Innocent Gahizi. Katurebe rero mu by'ukuri iri tangazo ryo mu by'ukuri ni umwimerere waryo. Turebe byanditsemo aho twasuzumaga n'ubundi ko bisa nkaho byifashe, ariko tereka mbasomere cyangwa se bagezeho mu by'ukuri ibikubiye muri iyi nyandiko. Turaza no gufata inyandiko dushyire muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ni itangazo uvuga ati abakorerabushake bashinzwe kurinda igihugu VDP Wazalendo. Itangazo ifite nimero 005 ryo kuwa kabiri, bavuga CMPPP VDP RDC 026. Bati Uwiringoma yapfuye ndetse n'abandi bayobozi bakuru benshi bo mu ihuriro ry'umutwe wa 23 UPDF bavuga na RDF. Bati mu mugambi wabo wo kongera kwigarura uduce twafashwe natwe kwa Wazalendo, abarwanyi b'ihuriro RDF UPDF 23 bashyize abasirikare benshi i Rubaya mu rwego rwo gutera igitero ku birindo byacu. Mu guhangana n'iri yongewe ry'ubushotoranyi, ingabo zacu zakoresheje uburenganzira bwazo bwo kwirwanaho, zikorana ubunyamwuga, discipline n'inshingano zikomeye. Imirwano yabereye cyane cyane mu gace kwa General Innocent Gahizi, aho Makenga n'abandi bayobozi bakuru ba 23 bari bari kumwe n'ibikoresho byinshi bya gisirikare by'ikoranabuhanga rihanitse. Ibitero byakozwe mu buryo bwitondewe kandi bwuzuye neza, byatumye tubasha guhitana Uwiringoma, umuvugizi w'igisirikare cy'inyeshyamba, ndetse n'abandi basirikare bakuru barimo abayobozi bashinzwe kurinda guverineri w'inyeshyamba Bahati Erasto Musanga ndetse na Colonel Olivier Nzenze. Umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro Sultan Makenga ngo yahungiye kuri paruwasi gatolika ya Mathieu de Matanda. Turongera gushimangira ku mugaragaro kwiyemeza kwacu kudacogora kurinda ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika, uko twiyemeje kurinda abaturage ari nabo bahohotewe cyane muri ibi bikorwa by'urugomo bikomeje gusubirwamo. VDP Wazalendo baramagarira abanyekongo bose bafatanyabikorwa mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga gufata ingamba za diplomasi na politike zijyanye n'ibikorwa bikomeje gusubirwamo, kuko bibangamira imbaraga zirimo gushyirwa mu kugarura amahoro. Amahoro niyo ntego yacu, ariko amahoro nyayo ntashobora kubaho mu gihe habaho kudana kurenga ku masezerano byongera gusubirwamo. Bikorewe Rucuru ku itariki 24 Gashyantare 2026. Ati nimuzongere mu Kongo igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Byashyizwe mukono na Gilles Molomba. Iyo rero ni inyandiko yashyizwe ku mugaragaro na Wazalendo basuzuma cyangwa se bagaruka ku byaya makuru avuga rero ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Uwiringoma. Hirya no hino rero bitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu ku giti cyabo, n'ayandi makuru ari kugenda agaruka, cyangwa se nta kindi kintu kiri kuvugwa usibye ibijyanye n'uyu mugabo Uwiringoma. Kugeze kuri ubu ngubu inshingano yari afite mu barwanyi mu mutwe wa 23 yari umuvugizi w'uyu mutwe, ariko ku rwego rwa gisirikare. Urwego rwa gisirikare yavugiraga abagize iri tsinda. Gusa amakuru akaba ahamya neza ko uyu mugabo bitabashe kumukunda cyangwa se kugenda neza. Ibi rero bikaba byagiye bivugwa n'impande zigiye zitandukanye, kuko nakomeje kugenda bigarukaho, bagaruka ku mirwano anga muri aka gace ka Rubaya, Rubaya centre ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, nyuma yo ko hakomeje kugenda hacaracara amakuru cyangwa se inkuru zivuga
ibijyanye n'urugamba muri ibi bice, bavuga bati ibintu bimeze gutya na gutya. Radio Okapi hari amakuru rero baje gushyira hanze, hari inyandiko, iki gitangazamakuru ngira ngo murabizi ko Radio Okapi rero nta makuru by'umuryango, ni igitangazamakuru cyashyizweho n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe gukurikirana ndetse no kurinda umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari ibyo bavuze rero mu midugudu imwe n'imwe n'ubundi hano muri teritwari ya Masisi, gace n'ubundi kari kuvugwa cyane kuko niko gace gaherereyemo ibi biro by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Gusa bagize rero ibyo bavuga cyangwa se ibyo batangaza bagaruka ku mujyi wa Goma, kugira ngo twabigarukaho tukareba ese mu by'ukuri ho niki kirimo hano muri aka gace. Bati ngo iki rero, Wazalendo birukanye inyeshyamba z'umutwe wa 23 midugudu myinshi ya Masisi. Iyi ni radio mpuzamahanga, ni Radio Okapi, kimwe bitangazamakuru byize cyangwa se bitanga inkuru zizewe. Reka twumve ni biki bikuyemo hano. Ati imidugudu myinshi ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku wa mbere tariki 23 Gashyantare iri mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo. Ati n'amakuru aturuka mu baturage baho avuga ko imirwano yabereye cyane cyane ku murongo wa Kazinga mu gace ka Nyamaboko ndetse no hafi ya Rubaya mu gace ka Kibabi. Aya makuru kandi kabavuga ko ahantu h'ingenzi y'inyeshyamba zari zifite harashweho bisasu biturutse mu kirere ahagana saa 9 z'ijoro kugera mu gitondo. Umwotsi mwinshi wirabura wari uri kugaragara uzamuka kuva mu misozi ireba umujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Rubaya, nk'uko byemejwe n'abaturage bo muri aka gace bavuganye n'itangazamakuru. Aya makuru anashimangirwa n'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga X n'umwe mu bayobozi ba F23 bavuga ko indege zitagira abapilote drones za gisirikare zateye ibisasu ahagana saa 8:43 z'ijoro zigamije icyo kigo, bigateza impungenge zikomeye ku baturage. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize ako karere kabiramo imirwano ikomeye kandi idahagarara hagati y'ibiro ry'abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za F23 kuva ku wa mbere. Imirwano yibanze cyane cyane mu midugudu ya Kazinga, aho bita Nyamaboko, Kaniro mu gace ka Boabo ndetse no bita Rukofu hafi ya Rubaya. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare, urusaku rw'imbunda ziremererwa rukivugira muri ako gace. Utugari n'uduce twabo mu nzego z'umuco bikomeje gusigara ari amatongo kuko abaturage benshi bakomeje gunga berekeza Rubaya Centre cyangwa Ngungu. Ari bivuga ko utu duce twa Rubaya Centre natwo twamaze gusatirwa n'abarwanyi, ahubwo bakemeza amakuru nta gushidikanya ko bice birimo Ngungu ariho hakomeje gusatirwa n'amaze kugera Isake na none na Goma, barimo n'abakora mu miryango itanga ubutabazi. By'umwihariko bivuga ko abafitanye umubano ndama 23 abakora na 23 bafashe ya mbere mu guhunga cyangwa se aribo ba mbere bahunze iyi mirwano cyangwa se baje kuhunga. Gusa mu bigaragara cyangwa se amakuru akomeje kugenda ashyirwa hanze nuko iyi mirwano by'ukuri yabereye ahangaha cyangwa se ikigero cyagabwe Rubaya ahari ibindo by'umutwe wa 23 hafi. Tuvugishije ukuri, mu gihe ba nyir'ubwite bataratangaza amakuru cyangwa se ataragaragara umurambo, ariko bikavuga ko ibice byarashwemo ariho hari uyu nguyu, biravuga ko byibuze 90% aya makuru ari kwemezwa ari ukuri. Ko kuri gusigaye rero gusigaranye na ba nyirako, gusigaye kuri ba nyirako nuvuga ngo M23 ategejwe se baraza gutangaza iki. Ubundi ntibishobora guhishwa. Ubwo icyo nababwira cyo nuko bararikira gukurikirana ibya makuru. Gusa ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uko mubyumva bakomeje kugenda babyemeza cyangwa se bakomeje kugenda bagaragaza nta gushidikanya ko aya makuru ari ukuri cyangwa se ari impamo. Rero Wazalendo rero nyuma yuko barashe abo muri uyu mutwe wa 23 bakavugaho abangaba kugeza kuri ubu ngubu na yindi inkuru ihari. Hari amakuru rero amaze ko yamenyekana Rubaya kuyirasa bisobanuye iki? Bisobanuye ko 23 ishobora kugiye gutakaza uduce tugiye dutandukanye kandi dukomeye cyane. Nuvuga ngo Rubaya nagace gakora ni igice giha aho bita Kabara
aho bita Cyugi, Kasenyi, Kabara, Kanyaru, Kiruri ndetse na Kinigi. Iyi Rubaya izengurutswe n'utu duce, mu by'ukuri ibi nibyo bice byakomeje kugenda bigaragara imirwano. Nababwiye aho bita operasiyo yabaye muri bice bya za Cyugi uko byari bimeze, ibintu byari bidasanzwe, ndetse 23 kugeza uyu munsi kuba na noneho ikomeje kugenda biraswa gutya, hakavugwamo n'ibitero bya za drone, bimwe mu bikomeje gushegesha mu by'ukuri izi nyeshyamba. Gusa mu bigaragara cyangwa se mu by'ukuri mu kuri guhari, iyi ni inkuru yo yamaze kuba yamenyekana, ndetse igisigaye cyangwa se icyo benshi bakomeje kugenda bavuga cyangwa se bimwe abantu biri gutangazwa, bari kugaruka ku kuba mu by'ukuri Wazalendo batangije ibitero, bakibaza se intego y'ibi bitero iraza kugera mu by'ukuri, iraza kugera mu mujyi wa Goma cyangwa se biraza kugarukira ahangaha muri aka gace. Ni bimwe mu byakomeje kugenda byibazwaho cyangwa se bitekerezwaho, bibaza ni iki kintu kiri kujya mbere cyangwa se ni iki kiza gukurikiraho. N'ubundi turacyari rero muri teritwari ya Masisi, ari kuvugwa amakuru menshi cyane, n'ubundi no tugishinze imizi tureba no muri utu duce twinjiramo indani, ese imirwano iri kuhavugwa bimeze bite. Guhera ku munsi w'ejo rwose tariki 24 urugamba rwari rukomeye cyangwa se rwari imberenge. 23 yakomeje gusharirirwa mu by'ukuri, cyangwa se yakomeje kuba mu by'ukuri yagira intege nkeya, kubera ko uru rugamba ruri kuba bigaragara cyangwa se ni ibintu bigaragara bumwe wari wese, 23 irimo iratsindwa mu buryo bwose bushoboka. Bamwe mu barwanyi rero b'imutwe bivuga ko nabo hari benshi baguye muri iki gitero, kuko ntabwo bavugamo uyu nguyu wenyine gusa, bivuga ko hari n'abandi baguye muri iki gitero, ndetse mu kugwa muri iki gitero hari n'abahunze, hari abakomeretse. Byose ni amakuru mu by'ukuri agishwa, ariko bivuga ko bize kumenyekana. Kubera iki? Kubera ko aha hari ibirindo bikomeye cyane by'izi nyeshyamba, ndetse byaboroheye cyane guhisha iby'aya makuru. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 24 Gashyantare nibwo imirwano ikomeye yadutse hagati y'inyeshyamba za 23 n'ingabo za leta zishyikiwe na Wazalendo. Anga imirwano ngo yatangira aho bita Mahanga muri Masisi, niho imirwano yatangiriye muri iyi village uherereye mu gace aho bita Butike, ni muri Rupanyamaboko ya mbere muri teritwari Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha niho ngo urugamba rwatangiriye aho bita Mahanga, Butike. Nkuko amakuru atangwa n'abaturage muri ako gace bivuga, ingabo za leta zaba zaturutse aho bita Buhimba muri Warikare, akarere gahana imbibi na Masisi, bagaba ibitero ku birindiro by'inyeshyamba bifitwe na 23 aho bita Imahanga. Nyuma y'abasaso menshi yahererekanyijwe, inyeshyamba zafite 23 zaje gukurwa muri uwo mudugudu, ziwamburwa n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko uruhande rwari rumaze gutsinda izi nyeshyamba zahise zihunga. Abaturage bavuganye n'itangazamakuru bavuga ko abarwanyi bafite 23 basubiye inyuma berekeza mu mashyamba yo muri Osobanyungu. Haravuga kandi ko abaturage benshi batangiye guhunga, imiryango myinshi yavuye mu midugudu ya Mahanga mu buryo bwihuse iwinjira mu mashyamba yikikije. Umutekano muri aka gace ka Masisi uracyari muke, kuko hakunze kugaragara imirwano hagati y'impande zihanganye. Amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko hashobora kongera kubaho imirwano bitewe n'uko ingabo z'impande zombi zikomeje kwisuganya no guhindura ibirindiro. Kugeza kuri ubu haracyari ubwoba. Iyi mirwano mishya yongeye kugaragaza ko umutekano muke ukomeje kurenga ibice by'icyaro muri Nord Kivu, abaturage aribo bakomeza kugerwaho n'ingaruka zikomeye z'iyo ntambara cyangwa se z'iyi mirwano. Umuturage abakomeje guteseka, barimo barahunga, ariko bikagaragara ko imirwano yo mu by'ukuri ikomeje kugenda yumvikana. Tugenda tugara ku musozo, reka nyarukire hano muri Warikare naho nkubwire uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Warikare n'ubundi wumvishe ko ari kimwe mu bice bisa nkaho byatangiyemo imirwano yo ku munsi w'ejo. Warikare naho ntabwo byoroshye, ntabwo twavuga ko byoroshye, kubera ko hari imirwano ikomeje kugenda yumvikana muri utu duce cyangwa se ikomeje kugenda igaragara hano muri Warikare. Kugira ngo nayo tubirebe cyangwa se twumve ni iki itangazamakuru ndetse riri kuvuga
hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Walikale. Amakuru yakomeje kugenda yisukiranya na n'uyu munsi. Icyo nakubwira cyo kugeza na n'izi saha witwa Willy Ngoma biracyemezwa ko yitabye Imana, ndetse abenshi bakavuga bati kuki izi nyeshyamba ubundi zitaba zatanze niba atari byo, kuko biteraho bivuga ko byagabwe byo nibyo, kuki hatabaho ko turimo turumva izi nyeshyamba zinyomoza amakuru. Tuvuze ngo aya makuru afitanye isano n'ukuri. Bikumva icyo kintu, aya makuru afitanye isano n'ukuri cyangwa se biri hafi y'ukuri, bivuze ngo hakwiye ko kwitonda nanone. Katurebe Walikale mwabarumwe bati Walikale umutekano wongeye kugaruka by'agateganyo Camungo hafi ya Meti nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya FARDC na FARDC. Ati kuri wa gatatu uyu munsi tariki 25 Gashyantare haragaragara ituze ry'agateganyo Cimungu, agace k'imisozi miremire iri mu midugudu ya Meti na Katobi muri Banakindi groupe ya Kisimba muri teritwari ya Kare. Iri tuze rije nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kwa kabiri ihanganisha inyeshyamba za FARDC n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zafashwaga n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru dukesha Actualité.cd avuga ko inyeshyamba zaturutse Meti ndetse na Vitamin Jinji zagabye igitero mu gitondo cyo kwa kabiri zigamije ibirindo bya FARDC byari biri ku misozi ya Shimangu ifite akamaro kanini mu bya gisirikare. Imirwano yaranzwe no gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje ikomeza gufata intera umunsi wose. Masaha y'umugoroba FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo babashije kubizamo icyo gitero ndetse no kubasubiza inyuma abarwanyi. Inyeshyamba za FARDC zasubiye Meti hafatwa nkaho zari ziturutse. Iyi mirwano ibaye hashize iminsi mike hatangajwe agahenge k'intambara ku itariki 18 Gashyantare ku busabe bwa Angola, igihugu kiri gufasha mu biganiro byo gushaka umuti wa makimbirane mu karere. Icyakora aka gahenge ntikubahirizwa kuko impande zihanganye zikomeje kurwana ku mirongo itandukanye n'urugamba. Nubwo hari ituze ry'agateganyo umutekano cyari muke, abayobozi gakondo mu gace ka Kisimba batangaza ko inyeshyamba zongereye imbaraga Meti. Bavuga ko ku wa kabiri nyuma ya saa sita hageze abarwanyi bashya baturutse Kalembe. Kongera kubaho kw'imirwano kugaragaza ko umutekano muri ako gace cyangwa muri igice cya Walikale ugifite intege, nubwo hari ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa. Imirwano ikomeje gutera impungenge igasiga abaturage bo mu bwoba kongera kwibasirwa ndetse n'ubundi bushyamirane uko amakuru atugeraho. Mwese rero mwari mudukurikiranye kugeza kuri uyu munota, kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Reka mbabwire ko aya makuru tugiye kuba tuyasubikira aha ngaha, turaza gukomeza n'andi makuru mu kanya kari imbere tureba n'ibindi biri gutangazwa. Icyo usabwa gusa no kuba waramaze gukanda subscribe cyangwa se s'abone, ubundi turaza gukomeza kugenda tubana muri biganiro n'amakuru tureba uko byifashe hirya no hino mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se uko bimeze. Icyo ugomba gukora none ukuza kunyarukira kuri TV ugakanda subscribe. Nge rero nari Bosco kuri mikoro, murakoze cyane, mugire ibihe byiza.